hari amoko atatu y'ibinini tujya dukunda gukoresha mu buzima busanzwe ariko tutajya dukunda guha agaciro. Hari Coartem, Paracetamol ndetse na Action. Ibyo binini uko ari bitatu hari ahantu bifitanye isano n'urubyiruko mu buzima busanzwe. Coartem ni ikinini umuntu akoresha mu gihe arwaye malariya, aba ari ingenzi gikenewe kandi cyane. Paracetamol ari ikinini cy'umutwe ariko gikunze kugabanya n'umuriro. Action ni ikinini cy'umutwe ariko nibura kivura umutwe byihuse. Cya gihe nyine urwaye umutwe byihuse ikinini uba ukeneye, gusa ariko biba ngombwa yuko ukenera mu buzima bwa hafi ariko turi cyane nkuko wakenera Paracetamol. Paracetamol ni ikinini kiba gisabwa ko buri munsi nibura uba ugifite kuko umuntu arwara umutwe bitunguranye kandi akataziraho n'umuriro. Cyo nshatse kuvuga Coartem ntabwo ari ikinini umuntu yakenera buri munsi, ni ikinini umuntu akenera kubera ko hari ibyo akeneye gukemura mu burwayi bwe. Coartem ni ikinini umuntu aba akeneye bya buri munsi bihoraho. Noneho Action ni ikinini umuntu aba adakeneye ko kiba hafi ye, gusa ariko akaba azi ko isaha n'isaha yagikenera yakibona. Cyo nshatse kuvuga hari igihe umuntu aba akeneye abantu batatu muri we. Umuntu wa mbere ni wa muntu uzaza kuba yamuba hafi akamukemura ibibazo, nyine uwo nguwo akaba ari nka Paracetamol. Akaba ari undi muntu aba ari nk'inshuti ye, gusa ariko nyine akaba yamufasha bya bibazo wa wundi yakemura mu gihe adahari. Noneho akabaho n'igihe ubona bose badahari kuba ati noneho hasigaye ndemera ntake n'umusada cyangwa se ndakora nyine igishoboka cyose ariko icyo nshaka nkibone. hari naho handi uzasanga bamwe bisanze mu bintu bitagakwiye kuba ari byiza nko kwishyura abantu kugira ngo bazabakemurire ibibazo.